Ni byiza ko ibyo turi gukora byose, turi gusoza uyu mwaka 2025, ibyo wagiye wubaka mu buzima busanzwe, ibyo wagiye wubaka mu muryango wawe ndetse no mu bundi buryo butandukanye, ni byiza kubyubaka ariko cyane cyane ukabyubaka kuri Kristo. Ariko yo ugize ibintu bitandukanye, ukagira ubwo butunzi ugashakisha, cyangwa se utanagira n'umugisha wo kububona, ariko ukaba ufite Kristo, ukaba ari we byiringiro byawe, ukaba ari we ugenderaho cyangwa ukaba ari we wubakaho, uri umunyabwenge wubatse ku rutare. Ntabwo rero ngira ngo wenda nagiye mu bintu byinshi, mbifurije umwaka mushya muri 2026, ariko kandi twubaka kuri Kristo. Amen. Ibyo waba ufite byose, bike cyangwa byinshi, uko waba umeze kose, kwiza cyangwa kubi, wubake kuri Kristo, kuko niwe banze ryo kwizera, niwe ibyiringiro bidakoze isoni. Uwiteka Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza ibihe byose, turagushimiye ko waturinze mu gihe cyatambutse, wabanye natwe, watugiriye neza, ntacyo twatanze. Uwiteka Mwami, izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze muri wa mwanya mwiza Mwami wo guterana, reka guterana kwacu Mwami kubu kwera, kandi tukuragije gahunda zose kugira ngo Mwami uzibemo, n'abadukurikiye Mwami ubaha umugisha, natwe duha umugisha, bana natwe muri byose, nawe aratwavuga izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose ni mu izina rya Yesu byatsi mbyambaje. Amen. Haleluya. Amen. Twongeye kugaruka, twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda. Murabizi turabakunda, kandi niyo mpamvu twongeye kugaruka kugira ngo tubasangize ibidufasha kugira ngo tugomeze kuryoherwa no kurangiza uyu mwaka wa 2025 twinjira mu wa 2026. Imana yaraturinze, Imana ni ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Na Sheri akatugezaho ijambo ry'Imana nk'umuryango riri kudufasha. Ni karibu. Haleluya. Amen. Twongeye gushimira Imana cyane ko ari Imana nziza. Twishimiye ko yabanye natwe mu mwaka 2025 turi gusoza. Tubonera no kwifuriza inshuti zacu abadukurikira umwaka mushya muhire wa 2026. Amen. Ntekereza ko na Noheli tutarayivamo cyane, ikomeze ituryohere twese kandi tugwe neza. Imana ishimwe rero ko tubonye uyu mwanya. Rero ntabwo dushaka gufata umwanya munini, turashaka ko twahita twihuta tukajya ku ijambo ry'Imana. Dushaka ko dusozanye uyu mwaka ndetse tukaryinjirana muri 2026. Ni ijambo twahaye umutwe cyangwa se intego iri mu bwoko bw'ikibazo vuga ngo mbese wubatse he muri iyi minsi, ugiye gutangira 2026 wubatse. Kadusome muri Matayo igice cya 7, basoma umurongo wa 24 kugera kuri 26. Umutwe wawe uravuga ngo inzu yo ku rutare n'inzu niyo ku musenyi. 24 avuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinze ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye. Ni Yesu yari arimo yigisha abantu ijambo ry'Imana, abacira umugani w'abantu babiri babubatse. Twese rero uko turi ku isi, cyane cyane abantu bamenye Imana, ndetse ko muri rusange abantu tujya twubaka. Umuntu akubaka inzu azabamo, cyane cyane iyo umuntu yari yazabamo ayiyubakiye, akenshi nibwo abantu babyitaho bakayitondera cyane. Inzu umuntu azabamo rero akenshi cyangwa se ni ngombwa ko umuntu yita cyane ku hantu agiye kuyubaka, akayiha fondasiyo ikomeye ku buryo haba ari ahantu yizeye neza ko inzu ye itazapfa gusenyuka uko yiboneye. Niyo mpamvu kubaka ahantu mu mibande cyangwa se hafi y'ibishanga biba bitemewe, kuko aho hantu haba umuntu atacukura ngo abone nyine umusingi ukomeye.
umuntu atagiye muri byinshi rero, Yesu yaciye umugani w'aba bantu babiri avuga umuntu wubatse ku rutare n'ubatse ku musenyi. Aravuga ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza ngo aba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare. Ese nawe iyo wumvise ijambo ry'Imana urarikomeza ukaribamo, cyangwa uraryumva bikarangirira aho ngaho, bikarangira mu rusengero, cyangwa se bikarangira no kuryumva, cyangwa se uraryumva akavuga ati reka iri jambo ndibemo. Ngo wumva ijambo ry'Imana nyine ntaryiteho, we ngo ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, ngo kuko imvura yaraguye, inzu ngo kugwa kwayo kuba kunini, cyangwa se yaguye mu buryo bworoheje nyine irasenyuka cyane. Rero muri iyi minsi nakwifuriza ngo wubake ku rutare. Urutare aha ngaha Kristo yavugaga ni ubwe wivugaga. Ni byiza ko ibyo turi gukora byose, turi gusoza uyu mwaka 2025, ibyo wagiye wubaka mu buzima busanzwe, ibyo wagiye wubaka mu muryango wawe ndetse no mu bundi buryo butandukanye, ni byiza kubyubaka, ariko cyane cyane ukabyubaka kuri Kristo. Mbese Kristo akaba ari we ubanza imbere mu buzima bwawe, ntiwubake ku musenyi. Ijambo ry'Imana niryo dukwiye kubakaho, kandi Kristo niwe jambo. Rero iyo umuntu yubatse ibyo yubaka, tuvuga ukiga amashuri, ukagikorera amafaranga, ugashaka umugore, ukagira n'ibindi bintu bitandukanye, ukagira ubutunzi, ariko udafite Kristo, ugereranywa n'uyu muntu wubatse ku musenyi. Ariko iyo ugize ibintu bitandukanye, ukagira ubwo butunzi, ugashakisha, cyangwa se utanagira n'umugisha wo kububona, ariko ukaba ufite Kristo, ukaba ari we byiringiro byawe, ukaba ari we ugenderaho, cyangwa se ukaba ari we wubakaho, uri umunyabwenge wubatse ku rutare. Ntabwo rero ngira ngo wenda ngiye mu bintu byinshi, mbifurije umwaka mushya muri 2026, ariko kandi twubaka kuri Kristo. Amen. Ibyo waba ufite byose, bike cyangwa byinshi, uko waba umeze kose, kwiza cyangwa kubi, wubake kuri Kristo, kuko niwe banze ryo kwizera, niwe ibyiringiro bidakoze isoni. Amen. Imana duhana umugisha, reka Sheri nawe agire icyo avugaho ku mwuka muyobora, hanyuma dufatanye gusenga dusaba Imana ngo idufashe, wenda niba mu 2025 tutarubatse kuri Kristo neza, 2026 habeho kwikosora, twubake kuri Kristo, twubake ku rutare, ku ijambo ry'Imana, riba ari ryo ribanza mbere ya byose, riba ari ryo riyobora ingo zacu, kuko igomba twayifashe tugira ngo dukangurire imiryango gusengana n'abafamiliye bayo, ababyeyi basengane n'abana, cyangwa se n'abana muri ghetto nabo bagiye basengera hamwe, kuko biba ari byiza, kuko insengero zafunzwe. Bikaribu rekana Sheri nawe akomereza, Imana duhana umugisha. Amen. Sheri Imana imuhe umugisha. Nta byinshi navuga kuko yabivuze, ariko uyu mwaka tuwusoje, dutangire undi twubatse ku rutare, kandi ibyo dukora byose n'ibyo dukorera ahantu hiherereye hatabona buri Imana ibihareba, cyane cyane abantu twamenye Kristo, twubake ku rutare, tugomeze dukore imirimo yacu tuzi ko tuzayihemberwa nitugera mu bwami bwo mu ijuru. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Twamusaba rero akatwinjiza mu mwanya mwiza wo gusenga, adusabira imbaraga, adusabira kongera kunyoterwa iby'Imana, kuko muri iyi minsi hariho ibintu byinshi biturangaza, ariko Umwami Yesu n'Umwuka Wera baze badufashe, batugote nyine kugira ngo tutarangara. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe. Reka dusengane isengesho rigufiya, kandi tugire kwiyemeza muri twebwe ko tugiye kubaka Kristo, kubaka kuri Kristo bundi bushya. N'ubundi twubakaga kuri Kristo, ngiye niko mbitekereza ko nawe udukurikiye wari wubakaga, niba atariho kandi wubake kuri Kristo, kuko nibyo bidukwiye, kuko niho twaba dufite assurance y'ubuzima bwacu bwa none n'ubuzaza. Turagushimiye Mana yacu, gushimiye kuri Imana ishobora byose, waduhaye Kristo, waduhaye umwana wawe kugira ngo abe banze ryo kwizera, kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. Kudushoboze rero kuva muri 2025 twubatse kuri Kristo, kandi twinjiye 2026 twubaka kuri Kristo, twubaka ku ijambo ryawe, kubera ko uwubatse ku musenyi inzu ye isenyuka byoroheje, ariko iyo umuntu yubatse ku rutare, imvura iragwa, imivu igatemba, ibibazo biraza, uburwayi, ubukene, intambara n'ibindi bitandukanye bikaza, kuko yubatse kuri Kristo bigasanga amahoro ye ari amahoro atapfa kujyanwa n'icyo cyo cyose, inzu ikaba ikomeye. Turagushimiye rero bana natwe, kandi bari n'udukurikiye, Mwami Mana yacu, mushoboze kubaka kuri Kristo, kuko aribwo azaba afite assurance y'ubuzima bwe bwose n'ubw'umuryango we. Bana natwe muri byose,
ukomeze kudufasha no kutugira neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. amen. Bana bamucu turabakunda cyane. Bye, turabakunda. Mm.